Bwana Gasongo nk'inararibonye ugereranyije uko wabibonye hakurya hariya y'amazi aho i Kongo kwa Wazalendo, urabona ibintu biraza koroha, intambara iraza gushira vuba cyangwa bimeze bite? Ntabwo bishobora koroha kuko ukurikije ukuntu bigaragara hariho ikibazo ku basirikare ba FARDC. Uribaza niba barwana nk'abasirikare b'igihugu cyangwa niba ari ingabo ziri aho ngaho gutyo gusa, kuko ukurikije ukuntu Goma ari ahantu harinzwe ukumva ngo bahafashe mu minota ingahe, uribaza ni abasirikare, bikagucanga nawe ukibaza ngo biraza kurangira gute. Ariko ikiriho ni uko M23 ifite imbaraga kandi byanga bikunda, urumva amakuru ahari ni uko Goma yafashwe kandi abasirikare ba Wazalendo, abasirikare ba FARDC bamwe na bamwe batabashije kubona aho bahungira, baturutse baje mu Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo u Rwanda rurimo rubabakira, dutegereje kureba ngo hari bukurikireho iki. Ubwo ngubwo nyuma y'ibyo ngibyo rero turategereza turebe ngo birashya bishyira hehe cyangwa birerekeza hehe. Uko birajya bigenda bikurikirana turajya tugenda tubagezaho uko amakuru arajya agenda atambuka. Nk'umuntu uhamaze iminsi kuva bigitangira kugeza magingo aya, haciye iminsi myinshi, imvune nyinshi, abantu barahunga, ibintu bimeze nabi, ibisasu biratarukira hirya no hino, muri rusange abantu ntago bamerewe neza. Ese murabona hari gahunda y'uko intambara yazarangira vuba cyangwa yazagira ikiyihosha ikarangira cyangwa bimeze bite? Kubera ko hari abasirikare batangiye gushyira intwaro hasi, biraza kugorana ko intambara yahita irangira gutyo gusa, kuko urabona abasirikare ba M23 bafite imbaraga, FARDC na FDLR bafatanyije nabo ku ruhande rwabo barimo bararwana, nubwo bamwe barimo baratsindwa bagashyira intwaro hasi. Ariko dukurikije uko ibintu bimeze, iyi ntambara ntago biri buze koroha, guhita umuntu yatanga igisubizo ngo birarangiye aka kanya cyangwa se bizarangira igihe iki n'iki. Numva ayo makuru umuntu atahita yatanga aka kanya, kuko ikiriho ni uko imirwano ikomeje. Umwanya umwe Goma irafatwa, iminota 30 cyangwa isaha igafatwa na M23, abasirikare ba FDLR bafatanyije na FARDC bakaza nabo bakaba bigijeyo M23, gutyo ni ukuvuga ngo birimo biragenda bibisikana. Ubwo turategereza uko amasaha agenda akura, turebe uko cyangwa se aho biraba byerekeza. Uko bimeze rero turumva bidasanzwe, ariko uko biri kose murakomeza mudukurikiranire, mbese mutugezaho ikiri kujya mbere muri rusange. Ariko M23 uko biri kose ifite imbaraga zidasanzwe, bararwana nk'abisize insenda, kuko hari amakuru ari kugenda cara avuga ko noneho ngo barwana nk'abiyahura, ngo banyweye n'ibintu by'ibiyobyabwenge by'ibimogi, barimo baranigamba cyane, twebwe ubundi ibyo bintu babituziho cyane, nanjye nubwo ntabikoresha atari kakanya kariko kose nanjye nabikenera nkabifata. Ibyo bintu mwebwe muri kuri tele murabona bimeze bite? Ikiriho kunywa cyangwa gukoresha ibiyobyabwenge ni nk'umuco muri Kongo. Bavuga ngo barabikoresha kugira ngo biyumvemo akanyabugabo, niyo mpamvu wumva amasasu aceceka akanya gatoya mu kanya kongera, ko no kuvuga ko baba bicaginga nyine nk'uko babivuga, baba bafata ibyo bikoresho bikaze. Ariko uko byamera kose, intambara igira ibyayo cyangwa se imirwano ihanganishije abantu ibifite ibyayo, ni ugutegereza tukareba ngo harakurikiraho iki nyuma y'ibyo turimo turabona aka kanya. Yego, katubashimire mwebwe muri aho ngaho, nubwo bitoroshye kutubonera amakuru. Uko biri kose murakomeza mudukurikiranire, mujye mutugezaho uko byifashe muri rusange. Ubwo ngubwo murakoze cyane, turaza kongera tubavugishe. Sawa, murakoze, akazi keza.